Amazina ye nyakuri ni Mugisha Fred Robinson cyangwa se Producer Element. Ni gute uwize mate physique ndetse na computer science wagombaga kuzaba umwenjeniyeri mu by'ikoranabuhanga yisanze ku ndirimbo zose zirangizwa n'akazina Ele hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi? Byagenze bite? Uyu musore yaje gute mu muziki kugira ngo yisange ari umuproducer wa mbere utwika mu Rwanda? Izina rya stage ni Element Ele. Ni umutunganyi w'amajwi cyangwa se record producer, akaba n'umwanditsi w'indirimbo uzwi mu gutunganya indirimbo z'abahanzi benshi. Amaze kubaka ubukombe kuko izina rye Element ryabaye icyogere hirya no hino ku isi. Yamenyekanye cyane kuri tag yihariye Ele, aho buri mu gutangira cyangwa kurangiza ibihangano bye byose yakoze haba hariho akajambo Ele. Element yavutse tariki 26 Nyakanga mu 2000. Akurira mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yize amashuri yisumbuye muri Collège Sainte Marie Kibuye. Mu ishuri rya MPC nk'uko twabibabwiye ni mate physique ndetse na computer science. Mugisha Fred Robinson cyangwa Producer Element ni imfura mu muryango w'abana 4. Nyuma yo kurangiza amashuri ye mu mwaka wa 2018, Element ubwo yari ategereje ibya kaminuza yinjiye mu by'ubuhanzi. Nubwo yaririmbaga ariko yari anafite impano yo gucuranga akanakora imidundo ishyirwa mu ndirimbo, ubwo ni amabiti. Ni rwo rugendo kuva Karongi akagera Kigali aje gukoresha indirimbo ye muri studio. Nguko uko yageze muri Kigali. Yaje kugira umujinya ukomeye nyuma yo gusiragizwa n'abaproducer yaganaga ngo bamukorere indirimbo, ariko nibamwiteho bakamubeshya, kumbe batazi ko ari igisiribobo mu gutunganya imidundo yo mu ndirimbo cyari kigiye kuba kasamutwe mu mitima y'Abanyarwanda no ku ruhando mpuzamahanga. Nyuma yo gusiragizwa cyane n'abaproducer batandukanye, Element nibwo yaje kugana studio ya Country Record isanzwe itunganya imiziki myinshi y'abahanzi bakomeye hano mu Rwanda. Yinjiyemo nk'umuhanzi ushaka gukoresha indirimbo. Icyo gihe hari muri Country Record Producer Layzo yamukoreye indirimbo y'ubuntu kubera ko yari yakunze imiririmbire y'uyu musore Element. Gusa iyi ndirimbo yarekodinze ntiyigeze isohoka ngo ijye hanze. Impano ye yari yakunzwe cyane muri Country Record, byatumye Producer Element asabana n'ubuyobozi bwayo. Usibye kuririmba byari byamujyanye, yanaberetse ubuhanga afite mu gucuranga no gukora beat. Nyuma yo gukora iyi ndirimbo bakanakunda imiririmbire ye, Element yaje gutaha yisubirira iwabo Karongi. Hanyuma nyuma y'iminsi mike, Jean Paul uzwi nka Nopuja, umuyobozi wa Country Record, yaje gushaka uburyo yakifashiriza impano nshya yari yiboneye we ubwe bikamurenga. Yahamagaye Element, niko kugaruka Kigali avuye Karongi aje muri Country Record. Indirimbo zose yatangiriyeho nizarangiye nk'umutangizi wese. Gusiragizwa kenshi mu baproducer batandukanye byatumye uyu musore wari ufite impano mu gukora no gutunganya beat afata icyemezo byeruye kwinjira muri uyu mwuga. 2019 Element yatangiye gutunganya indirimbo mu buryo bweruye. Icyo gihe yabaga yicaye muri studio akora beat ariko atarabona abahanzi akorera. Nibwo nyuma yaje kwihanduza icumu, hanyuma ahamagara Bruce Melody ngo amukorere indirimbo.
Bruce Melody yaramushwishwibirije aramwihorera kuko atari amwizeye ko yamukorera indirimbo nziza. Nibwo Element yaje guhamagara Uncle Austin amukorera indirimbo. Gukorera Austin iyi ndirimbo byamuhesheje icyizere ku bandi bahanzi ndetse batangira no kumwizera ko nabo yabakorera indirimbo nziza. Mu mwaka wa 2022 nibwo Bruce Melody yaje kureba Element bakora indirimbo Hands Up yakunzwe cyane. Igisohoka irakundwa cyane, ijambo ere ryumvikana hirya no hino. Iyi ndirimbo yamuhesheje amanota akomeye cyane kuko abandi bahanzi bose bakomeye mu Rwanda bahise bayoboka Element. Indirimbo zose yakoze kuva icyo gihe zabaye amahiti, byambuka imbibi, abanyamahanga nabo baza kumwishakira. Ku ikubitiro yahise akorera Davido wo muri Nigeria, Wizkid n'abandi benshi, byamuhesheje ibihembo byinshi cyane nk'umuproducer udasanzwe. Kuri ubu producer Element aho amaze kugera akaba ari umuproducer mpuzamahanga utumirwa, akaba n'umuhanzi icyarimwe ukora indirimbo zigakundwa cyane. We ubwe yivugira ko ari Imana yamuzanye kuko ariyo yamuhaye impano afite idasanzwe. Ayo niyo makuru twari twabateguriye uyu munsi kuri producer Element, naho mu bindi biganiro bizakurikiraho.